Mwaramutse ni Uwineza Clemence n'ubundi tugiye kubana. Uyu munsi dushaka gukora ikirayi cya mucoma, ikirayi cyo mu kabari, ikirayi kiryoha cyane, ikirayi wakwikorera wibereye mu rugo ntugire ikibazo, ukagikora rwose kiryoshye cyane. Ahangaha muri kubibona tugiye gukoresha ibirayi, tugiye gukoresha tungurusumu, akamagi, igitunguru na salisa. Murabona ni ikirayi cyoroshye kugikora. Hari n'abadakunda ikirungo ushobora kugikora ugakuramo salisa, ugakoresha wenda agapuwavuro, ugakoresha n'igitunguru gusa. Ariko uyu munsi ibi ngibi nibyo dukoresha. Ahangaha rero naho murabona ko dufite amazi twateguye, tugiye gushyiramo ibirayi ubundi tubyoze. Ibirayi turabishyiramo tubyoze ubundi twikorere ka mucoma twibereye mu rugo. Turabyoza. Ibirayi bya mucoma ntabwo babihata, urabyoza gusa. Ni ibirayi biryoha cyane, wabyoza itaka ryose rikavaho, ukabikorera isuku ihagije. N'abana barabikunda, mu rugo rwose wibereye mu rugo, aho uherereye hose, waba uri kureba iki kiganiro ari ku manywa cyangwa bwije, igihe waruhutse, ni indyo nziza cyane. Murabibona iyo umuntu amaze kubyoza byanoze neza, ni ukubifata ukabishyira mu yandi mazi asa neza. Murabibona ukuntu byanoze byose neza. Aya ngaya tugiye kuyamena, dufate ibi ngibi tubishyira aha ngaha kuko niho hanini, tubyunyuguze neza. Aha ngaha twongere tubyoze, tubyunyuguze neza kugira umwanda wose uveho, tubiteke bifite isuku. Murabibona ko bifite isuku. Tugiye kubitegura tubishyire ku kantu, ubundi dukore n'ibirungo turi buze gukoresha. Uyu munsi turatekera ku mbabura, ibirayi bya mucoma biryoshye kubi. Murabibona ko isuku imeze neza, amazi asa neza, mwabibonye ukuntu bisa. Amaso yose njye mba nayogeje neza, ntabwo mfata ngo ahangaha nkoremo kuko aba afite isuku. Mwabibonye, icyuma tugikorera isuku turabicamo kabiri. Ahangaha reka twoze na cya gitunguru n'udutungurusumu tubanze tutwoze, na salisa tubikorera isuku byose ku buryo turabitegurana isuku. Nabyo tuze kubikata bifite isuku neza. Turakoresha udutungurusumu impeke 5 kuko ibirayi turi gukoresha ni 1 kilo n'igice cyangwa se 1 kilo ugereranyije. Turakoresha n'akamagi. Ubu rero tugiye gukata ibirayi, twajya dukatamo kabiri. Ibirayi bya mucoma umuntu abikata agize ute, abwata sibwo. Hari ukuntu ikirayi kiba ari kirekire, murakibona gutya, ni uburebure gutya, kirabwataraye. Rero ikirayi cyiza cya mucoma ugikata ukibwataraje, ugakatamo kabiri.
byose turabikata. Abantu baba bataba bazi kubikata bagakata uburebure ntakata bwatarashe. Byose turabikata. Ahangaha murabona ko twarangije kubikata. Ikindi kintu tugiye gukora muri kubibona, tugiye gufata ka magi tubisige, niturangiza tumare iminota nk'itatu cyangwa 5, ubundi tube tubipfundikiye dutegereze ko gafata. Ikirayi kiba kiryoshye cyane. Ntabwo dushyiramo magi yose ko twakoresheje ikiro, dore akamagi, ariko ntabwo tugakoresha kose, turashyiramo gakeya kandi tugashyire ku ruhande, ubundi tubimere nk'ababimarinnye. Muri kubibona ntabwo bihindura ibara cyane. Ubundi icyo turashyiramo ni akunyu. Tugiye gushyiramo akunyu. Naho turashyiramo gakeya. Ikindi tugiye gukora, tugiye gukatiraho agatunguru gatoya kugira ngo gihumure neza. Murabibona uko dukase ni dukeya. Naho turakomeza tumere nk'abavanga. Niturangiza tugiye gupfundikira, ubundi aka gahumuro k'aka gatunguru, akamagi, twose tujyemo. Noneho icyo tugiye gukurikizaho, tugiye gutegereza imbabura, ubundi nifatwa duteke mucoma yacu. Murabibona udutunguru, ibi ni ibitunguru turaza gukoresha ikirungo. Ahangaha ni ka gatungurusumu nasekuye, ngiye kubivanga na ka kamagi k'agace nasigaje nako nkashyiremo mbivange. Nimara kubivanga, mu gihe ikirayi kiraba kiri gushya, ngiye gushyira mu mavuta, aka karungo ndaba ngapfundikiye. Urabivanga byose ugashyiramo na ka kamagi. Aha tugiye gupfundikira, tubifunge dutegereze. Ariko ushatse wakoresha blender, ukaba wakoresha poivro n'igitunguru n'agatungurusumu ukabiblendinga. Ariko ngewe nahisemo gukora ibisanzwe umuntu wese mu bushobozi bwe yakoresha yibereye mu rugo. Murabibona ubu ngubu twageze ku mbabura, isafuriya twayiteguye, ubu tugiye gushyiramo amavuta, ubundi dutegereze ko twakora mucoma. Tugiye gutegereza amavuta ashye, ubundi tuzane ibirayi twateguye tubishyire mu mavuta. Murabibona ibirayi turabizanye, tugiye kubishyira mu mavuta. Urabona ukuntu byabaye byiza. Hari ibishoboka turiya dutunguru ukadukuraho uba washyizemo kugira ngo tutajya mu mavuta. byose ukabishyira mu mavuta.
murabibona. Ubu tugiye gutegereza turebe ko bishya. Turebe uko bimeze. Wow, murabibona ko byahinduye isura. Harabura nk'iminota nk'itatu tukabikuramo. Murabibona side mucoma kabisa. Ese ko muri kubibona neza. Ubu ngubu rero ndi kumva byanahiye. Ubu twabyarura. Tugiye kubyarura ubundi dukore ikirungo cyabyo. Ubuto twabusoje tugiye kubugabanyiriza ahangaha. Tugiye kugabanya dukarange ikirungo. Turakarisha ubuto bukeya. Tugiye gufata ibyo twari twateguye ahangaha ubundi tubishyire mu mbabura. Mukabona ukuntu byabaye fresh. Guhumura we. Tugiye gutegura ikirungo kimeze neza cyane. Murabona ko igitunguru cyahonze. Tugiye gushyiramo kuri salisa. Ubundi tugaragura. Kubera rero aba ari amavuta n'igitunguru, turashyiramo n'utuzi dukeya kugira ngo bise nk'ibyoroha kandi salisa ishye neza. Ahangaha twongeyemo utuzi dukeya. Ubu tugiye gutegereza iki kirungo gishye kandi gifate cyane. Kirafasha ariko ntabwo gifashe cyane kubera utuzi dushyizemo. Tugiye gutegereza gishye. Muri kubibona ko ikirungo cyahiye pe, kiri guhumura kubi. Ikirungo kigizwe n'igitunguru n'agatungurusumu na salisa gusa, nta bindi. Ibintu byoroshye cyane. Ibintu byoroshye kubikora wibereye mu rugo. Muri kubona n'ibirayi twatetse. Ubu tugiye gufata kiriya kirungo tugishyire muri ibi birayi ubundi dusimbize. Mwabibonye side food. Mwabibonye. Tugiye gupfundikira ubundi tubisimbize. Muri kubibona? Muri kubibona ukuntu byabaye tumaze kubisimbiza? Muri kubibona? Murabibona tumaze guhisha. Mwabibonye mucoma. Tugiye kwarura. Ubundi abantu twabanye mu gikoni dutangira igikorwa kugeza tugisoje. Mwakoze cyane. Ubu tugiye kujya ku meza tugute twumve ko ibiryo byari bimeze neza, ko byaryoshye. Ariko mwabantu biri guhumura. Biri guhumura pe sana. Tugiye kurya turebe uko ibiryo byari bimeze. Murabibona twahishije, turi ku meza.
twumve uko twatetse. Niyo ngewe nikundira urunyanya nirwo nashyizeho, ariko wakatiraho n'agatunguru uko ubishaka. Ubundi waba ufite n'akanyama gakaranze ku ruhande cyangwa akaburushete ukarisha bikajyamo. Murabibona ukuntu cyahiye neza, kimeze neza, kirumutse. Biraryoshye pe, biraryoshye cyane. Biraryoshye pe, biraryoshye. Mwumve ko nateguye indyo iryoshye. Abageze igihe cyo kugera ku meza mwese ndabasaba kuryoherwa, kandi abo twakoranye ikiganiro mwizere ko namwe mu rugo ifunguro mugiye kuritegura. Ndabashimiye cyane bakunzi ba channel y'Uwineza Clemence, mbashimiye urukundo mukomeje kungaragariza. Ni ukuri abasubscribe bari kwiyongera, nambasaba n'abatarakora subscribe kujya bandikamo Uwineza Clemence bagakanda ku kazogera, bagakurikirana ibiganiro byacu. Ni ibiganiro byiza, ni ibiganiro bizajya bituma mukomeza kugira ubuzima bwiza. Mbasaba rero gukanda na share, mugakanda na like ndetse na comment, mukajya mutubwira ikindi mwifuza ko twabatekera. Murakoze cyane rero abari ku mpande z'isi zitandukanye, abari mu Rwanda, abari n'ahandi hose mu bihugu bidukikije. Mwese mukomeze mudukandire kuri subscribe, tukomeze tubagezeho ibiganiro byiza. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.